Haleluya. Reka dusenge twese dufatanije. Mana ibyagiye mu ijuru, turagushimiye muri uyu mugoroba, turashimira imbaraga zawe zikomeye, uri Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'ibanga, warakoze mwami, uduha Yesu, warakoze, ushimwe kubw'uyu mugoroba waduhaye, tuguwe neza mwami kubana n'abera, twakiriye kubaho kwawe dushimira imirimo ikomeye yakozwe, turagushimiye kubw'iri torero, tugushimiye kubw'abana bawe bateranye, ushimwe kubw'ijambo ryawe twumvise, ari ukubwiza imbaraga no kugira Imana n'umugisha w'abana bawe, nanone twongeye kukwakira muri mwanya, ikiganza cyawe mwami kuri turiyegereza umwuka wawe, reka ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo bivugwa, tugushimiye kuko ufite imbaraga zihindura, reka ibitekerezo byacu byakire umugambi w'Imana cyane, Mana uganze twiva ugire neza ubuzima bwacu, mu izina rya Yesu tunesheje, amen. Bwana asifiwe. Dushima Imana cyane mu by'ukuri kubw'uyu mugoroba, kubw'umwami wacu Yesu, turashimira itorero ry'Imana, dushimira abashumba bacu ba hano bongeye kutwakira ubugira kabiri, dushimira namwe mwese itorero ry'Imana kuri uyu musozi, Imana irinze, mumfashe twongere dukomere Imana amashyi dushimira abashumba batwakira. Ndashimira Imana cyane kubw'inshuti yacu Muyumbenza Bakiza na madamu we, shimira mwene data cyane mutumishi Petero, shimira n'ibitangaza Imana yagiye imukorera byinshi uko byagiye bitambuka twagiye tureba. Ururimi rwacu ruvuga amagambo make ariko amenshi aba ari imbere mu mutima, si ngombwa ngo tuvuge byinshi nubwo tuba tuzi wenda bitari byinshi cyane ariko tubizi. Ubwo hari igihe umuntu ashima mu ijambo rimwe ariko hakubiyemo andi magambo menshi kuri mwene so. Ndashimira Imana ku bwa Petero twongeye kubonana, Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana cyane ku bw'aba bayumbe aho muri Air Force. Njyewe wenda uko mbyina nyine Imana irabizi umuntu azabyina uko ashoboye, ariko iyo abana nimba ishoboye cyane ngira ngo nanje twabaga kuba turi kumwe ariko nzaza ndirimbiraho ndi, ariko mwumve ko mbakunda mu izina rya Yesu Burenze. Haleluya. Sinangombwa wenda ngo umuntu anabivuge byinshi cyane, biba ngombwa ngo umuntu abishimire iriya muri we. Yesu ashimwe, tutitaye ku bindi n'ibindi bigenda bivugwa. Haleluya. Ndashimira Imana mu by'ukuri nk'uko umushumba yabivuze, ndamushimira cyane mu by'ukuri, yakomeje abivuga ariko reka mbishimira Imana yabikoze. Ngira ngo hari byinshi tuvuga, tuba dufite amagambo make yo kwivuga nk'abana b'abantu, ariko Imana ni Imana, izi ikora ibintu bikomeye. Sinari nzi ko niyo nama yabaye, hari byinshi wenda umuntu atanamenya, hari na byinshi umuntu adatindaho nubwo biba byavuzwe kuko si amasezerano. Ibyo nigeze kubivuga ndi Kabuga mu ivugabutumwa mu Rwanda, mbwira abantu ngo kuva none nimba muri abakozi b'Imana timukaza mutinda ku magambo abanyamahanga bavuze kuko si amasezerano. Donc ikintu kitari isezerano initire yo kwifata umwanya ngo bitinde. Sashimwe cyane. Ibi wenda si cyane ntano wabivuga. Oye mu ijambo ry'Imana hari amagambo menshi dukwiriye gutindaho. Bibiri iravuga ngo nta kigabo kitazabona ikigore, Bibiri iravuga ngo sinatuma batwita ngo ndeke gutuma babyara. Ayo ni amagambo menshi twe tuba dufite wenda nubwo tutayazi cyane ariko atotuma dutinda ku tuntu duto. Amen. Rero ndashimira Imana muzo kunishimira umushumba, mumfashe dukomere Imana amashyi yamukoresheje. Haleluya. Ejo bundi nabibwiraga madamu, ndamubwira ngo uribuka ko umushumba yavuze igihe twari hano na madamu dushimira Imana kuko Imana yadukoreye ubukwe, ariko umukozi w'Imana Bishop aravuga ngo Rubona azongera kugaruka hano bafite umwana. Ubwo yavuze ngira ngo babivuze nko mu kwa gatandatu kwashize, nvuga ngo umudamu yabyaye mu kwa gatatu. Jewe wenda sinzi nimba azavuga ibintu byinshi kubijanye n'amashimwe cyane nimba avuga bike, Imana nibizi, ariko ndashimira Imana yadukoreye ico.
katugikomera amashimwe izina rya Yesu. Haleluya. Tuzashima mu by'ukuri tuzavugana n'umushumba kuko kera twarabiteguye twapanze kuntu tuzashima Imana ku bwico niba wacu mu rusengero twarashimye n'abandi bashumba b'Imana batuyoboye nabo tufite uko tugenda dukorana nyine mu gushima Imana no mu gusenga. Haleluya. Iki ngira ngo nari nkivuze kugira ngo wumve ko bamwe wenda bavuga byinshi kubera kudakizwa cyangwa wenda kubera kutizera, ariko nanone hakaba abandi b'inshuti zawe magara b'abanyamwuka baba bafite ibindi bagutekerereza. Reka mbabwire ukuri hano. Haleluya. Uzushimira Imana kuko hari abahe bagusengera kuko nawe bagusengera bose ntibakuze. Dukomere Imana amashyi. Hari abagusengera benshi batitaye ngo wenda havuzwe iki niki. Hari ijambo ry'Imana muri Ezekiel rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Wenda gatoya turaje tuganire umwanya mutoya bizimana yagennye. Shima Imana cyane ku bwa mutumishi gapapa. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni inshuti yanje cyane none Imana ishimwe ko ayigana theology ndumva aho bizaba ibindi nazumvise numva ndanezerewe cyane. Wenda reka nihagira usoma iryo jambo nari mvuze ni gice cya 36 muri Ezekiel umurongo wa 15. Iri jambo nari menye kera hashize igihe. Haleluya. Iyo uri umukristo wenda reka mvuge gutya uzugira umutima wo kubabarira cyane no kwihangana. Amen. Hirikeho ikintu cy'urukundo rwinshi rurenze. Hari ibintu byinshi uzatwikira. Numukozi umuhanga Yesu arakora ibzushaka bimewe nawe Yesu. Nasomye ibyanditswe. Hari ijambo mwigeze musoma mu Kuva rivuga ngo umunsi abanyesirayeli bava muri Egiputa ntambwa yabamukeye. Bavayo gutya bagaruka gutya. Ntihigeze hemererwa kwimbwa yobamukera. Kandi hari ijambo bita agaciro k'abakiranutsi cyangwa amahirwe y'abakiranutsi. Urwana na kubera kutamenya uriwe. Utinda ku bintu bitoya kubera kutamenya uko wiswe. Hari amazina atatu abakristo bagira bonyine gusa. Haleluya. Irya mbere ni abaragwa bafite umurage, si ikintu kizabora. Dungi iyo ufite ibiremereye tutinda kubitoya. Icya kabiri n'abana babaye abana b'Imana. Ibi si uwo ari we wese wabihabwa nubwo wagira miliyaridi z'amadolari. Ntiwo bigira ngo uri Bill Gates, ntiwo bigira ngo uyoboye banki y'isi, keretse ukijijwe. Icya gatatu. Haleluya. Bezimana haleluya. Amen. Saburi Imana woko haleluya. Amen. Ibi bintu rero ni ingenzi cyane inshuti yanjye. Tukaza bafite iki? Bafite amasezerano. Icyo bumva wenda kitwana bitindaho ni byinshi. Soma iryo jambo. Ezekiel 33. Ari ibintu Imana izivuga kuba kiranutsi barimo abapasteri n'abayumbe byihariye. Bibiri iravuga ngo sinemereye ko abanyamahanga babakora. Neza niko byanditse biravuga ngo bari ko bazira gusa kuba babakoze gutya. Si umukristo wari we wese wovuga ngo uvuge izina rye ngo bikugwa amahoro. Si wari we wese. Amen. Oya tuwe sitera bwoba oya nibiri mu byanditswe. Hari abashatse guhamahama Dawudi gutya. Amen. Bari mu muhungu we witwa Abusalomu. Igiti kimwica cyari cyararangije kuremwa, cyari cyarateguwe. Cyumwera bahe barwana gutya intambara yasakiraniye ahantu mu ishamba biti ishamba ry'ijuri. Ngo arangize kubera ko yarafite umusatsi mwinshi bahe barwana baje kurwanya se. Naho gakararwanya wasizwe. Biramugana ngo wasizwe. Tiwo byumva n'abantu bafite icyo bita onction royale, amavuta y'abami. Tibigira bose. Bezimana cyo haleluya. Amen. Elisa abana baravuga ngo reka tumuseke. Abana 40 nimbari 45 ngo barangize ahamagara idubu muri departement yo guhamagara inyamaswa bigirwa n'ijuru ryonyine. Cyo bita muri za orte cyangwa wenda hari icyo bita guhamagara inyamaswa ziri muri pariki. Ni ijuru riba ribifite gucya mu nshingano. Ariko umugabo kubera ko yabihawe Elisa yari afite mu bubasha bw'Imana yamuhaye guhamagara inyamaswa biramugeze ngo zaraje. Wakomeye Imana amashyi cyane atarayide.
nishe abana 50 ndababaza ikibazo kimwe hari ahantu muza mwumva base w'abana bareze Elisa barega nima borega kwa Imana haleluya tuzamura Imana nk'uko nimba wenda utaramye haleluya so wari we wese muri Nairobi wovuga uko ushaka you can't. Yes, ashimwe cyane saba abakobwa bari bo bose wovuga uko ushaka kubera ko bamwe muri bo ntubazi bararangije kumira Yesu gutya baramufite yego sashimwe cyane hari amazina 3 Imana yabwiye yavuze ko yitiriwe abera amazina ya 3 icyambere intare icyakabiri ikirimi cy'umuriro icyagatatu umutwe ibi nimba bitakubaho nimba utari kimwe bibyibuze kuba utari intare ukazugenda n'abazimu bakaza bakubuza umutekano imbeba yatambuka gutya umutekano ukabura umurozi yavuga ijambo rimwe ukabura umutekano turi intare kuko intare ntiza yihinda gatoya ikongera igahagarara ikindi nimba nta bintu zutwika biri mu mugambi w'umwijima turi ikirimi cy'umuriro turi cyo saba Imana yongera igufasha ikindi nimba umuntu agutwara uko ashaka turi umutwe mene zaraiti tas hari n'ibintu biri mu vyanditswe nzagusumbisha amahanga yose yo kwisi yose nuwango te umutwe ni ugenga gahunda zose umutima n'amaranga umutima n'ibitekerezo n'ubuzima ni umutwe umunsi umugabo bisobanukira bamwita Sandra Adraje wo muri Nigeria ubu nyina sigaye tuye muri Ukraine nuwango umunsi abimenye yasomye iryo jambo rivuga ngo nzagusumbisha amahanga yose yamabwira Imana ngo ndagushimiye ko mbaye umukungu ku rwego rwo hejuru ikindi nzayobora ngo amare kuzakira arabyizera ikiza kikwica amen usoma ibintu ukabiterera ku bandi umunsi umwe yaje mwivuga butumwa mu Rwanda bakazabona abazungu ko barapfukama bahanagura inkweto za Adraja akagabo karesha gutya ariko kuzuye Imana kamiza amategeko yayo wakomeye Imana Bima haleluya Yesu Imana cyubahiro haleluya nabishimye cyane benada nimba rero bimwe muri ibi ko ari bibiri narimfuza umutwe intare ikirimi cy'umuriro nimba ntavuzirizo nimba ntaco uri cyo kimwe muri ibingibi uzabyibaze neza bwira Imana igufashe bize bwira mugaze ngo bihamagare wa muriro ngwino mwisa gatoya mubwire ngo bihamagare bize wantarewe ngwino nukuvuga ngo si morali si abantu bivugira si abantu bigira nivyo bari byo kugira umutwe nzakugira umutwe ikindi nzabagira ibirimi Bibiliya ngo iyo abakiranutsi bakora neza bahamagara ububasha bw'Imana bukaza kwisi nabo bagatwara ubutware bw'Imana bazita complementarity nuhango iyo rero udakorana n'abamarika hari akazi kenshi utarakora abagabo b'Imana bageze ku rwego tibakenera indege aguruka wenyine Filipo yagurutse wenyine nta ndege ava aho bita Isamaria agurukira Azoto ahantu y'ibirometero 300 gutya araguruka ubukristo bwatumye umugabo aguruka mu kirere gutya agera ahantu nta ndege akomeye Imana mashi amen somira ijambo Ezekiel 36 umurongo wa 10 haleluya Yesu 15 nushaka uzuririmba tubenga bagenda gitero kwose ukisema ndio nani awezaye kupinga ukisema ndio nani awezaye kupinga keretse atariyo yavuze keretse atariyo nyiritorero keretse iritorero ari iry'umuntu uretse n'iry'abazungu n'ahandi nubwo umuntu yaba afite ububasha bungana nimba ibyo yakora biri mu nyungu ze gahunda ze gusa zisanzwe bizarangira ariko nimba biri mu cyubahiro cy'Imana haleluya Yesu aho bizaba bijya hose bizagera kure ngo witangara we Natanayeli ngo urambonye kuratangara Yesu aramubwira ngo witangarire uzabona ibiritizo abakiranutsi basenga mukuri no mwuka tibaza basengera utuntu tugarukira kuri intebe basengera icyo bita beyond bakaza basengera ibintu biri hirya ni John Monte babivuze umusenzi sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka habe no gukozwa isoni nabo hagarara gato tibashatse ngo Yosefu ape aho yarapfuye turi maso ariko ese muracyari hano tibashatse ko Yosefu apfa ntibashatse kumuta mu mwobo aho ntibamufunza akaja muri prison tiyamaze imyaka itari munsi wenda ya 10 n'ingahe gutya muri prison muka Potifari ntiyashatse kwapfa turi maso ariko bagenzi be ntibafunguwa gasigara
aho yarapfuye. Ukisema ndio nani awezaye kupiga. Haleluya. Katuganire umwanya muto gato. Ijambo rivuga ngo kuba Imana iri mu ruhande rwawe. Besides. Wasanga uri hano. Imana iri hano gutya. Umunyakenya niwe waririmbye indirimbo iravuga ngo neko na Yesu ni so wake. Je na Yesu turumu niko bisobanura mu rurimi rwacu. Neko na Yesu ni so wake. So wake. Neko na Yesu ni so wake. Nwango ibo nje nubwo ntazi kuririmba ntanajwe. Ariko iyo ndirimbo iraremereye kuruta uko twe tuyumva. Sashimwe cyane. Hari itandukano ryo kwanga umuntu yarakijwe no kubanga umuntu ari muri we. Neza. Uri muri we atandukanye n'umuntu gusuzivugira gusa mu kirere ngo njewe ndi umukristo narakijwe. Wenda wona bivuga nawe ukijwe. Ariko cyane uzutandukanye ikintu cyabaye mele n'ikindi kikavangwa burundu. Aho totandukanye isima n'umucanga n'umusenyi n'ibindi. Nwango barya binjiye muri we. Haleluya. Umutima w'ubwo bugenda ukamuka. Ibyiringiro bigenda biza. Umwe mu basenzi bakomeye cyane bamwita Zakaritani yarapfuye. Yaravuze ngo icyumba cy'abanyamasengesho basenga mu kuri no mwuka aho bateraniye ngo gifite ububasha kubiboneka n'ibitaboneka. Uku twebwe amasengesho tuba dusenga azagarukira kuri limite y'ivyo tuzi. Ngahe dossier umunyeshuri akazi n'ibindi ukabura rangije ibyifuzo bikabirashize. Ti woruha guwa perseva ngo ugende hirya yaho utareba. Yesu nti yakazisengera tuntu twa hafi. Yari yasengera gutwa hafi. Mose ntibasengera gutwa. Basengeraga ibintu zo hirya. Sashimwe cyane. Arongera arawangu ico gicumba gifite ububasha kuruta inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro kwisi iri yabita Conseil de Sécurité Council. Nwango abo bantu basenga si uwo ari bo wese bashobora gusenga gutya umuriro waka gutya. Haleluya. Umunyamahanga akazatinya kwinjira mu cumba. Tituragera kuri urwo rwego. Twese umwe n'ukwicara undi akicara umwe agasengera undi agasengera tawo twikunde kubera iki titurabi birimi cyane. Turacyari bene ukunyine uko dushobojwe ariko twogera ku rwego umunsi umwe abayuda b'Imana barasenze barasenga gutya binjiye mu nzu y'Imana gutya bararamya abantu batinya kwinjira mu rusengero. Keretse wenda abantu batarabisomye muzanditswe. Salomo yujuje urusengero gutya batangiye kuramya Imana. Ahashima Imana ku ikanisa ryuzuye abagabo gabagutse icyo bita entire congregation. Haleluya. Tukazusengera tuntu duto gusa tukaza wifuza kugarukira aha uzukenera kugera kure. Bibiri ramango haleluya. Yes. Tidukwiriye kuguma mu zambere dukwiriye kwigira imbere aho dukwiriye gutungana. Umuhanga yaravuze ngo la profondeur appelle la profondeur. Kure deepest hamagara kure. Abandi ngo nasenze iminsi 2 nuko tazi ko abandi bageze kuri 40. Agakobwa gaherutse gukora amasengesho y'iminsi 40 muri Cameroon k'imyaka 14 karasheva karayirangiza. Naho abandi n'ubutangira gusenga ngaho ibyaye ngaho amazi yo kunywa ngaho ibyo 40 jours karasheva ise akadedi igitabo araba ukurya wango je dédié ce livre amafitani angumu wakoze amasengesho y'iminsi 40 yageze kure cyane yageze kure. None umwana utangira afite imyaka 14 akabashoje 40 jours sec atarya atanywa ayoda kugeza imyaka 50 cyangwa 40 ageze ku rwego rw'amasengesho ateye gituma uzukenera kugarukira bira mugenzi we ngo igira imbere devanima tutazame mbele Imana chiba. Haleluya. Tuzamura Imana moko mwizina rya Yesu. Haleluya. Yesu Imana kwagure Imana kugeze kure Imana ifite umugambi wo kuzakugeza kure. Naye kuratinda kudututsi uratinda ku binyoma uratinda ku matiku ya satani n'abadayimoni turatinda kutuntu duto. Yesu yarinza ava mu isaza avuga neza kandi bamwe bamwanga abandi bamucurira abandi bamurwanya. Ugomba kugera ku rwego kugira ubukristo burenze bikugerageza. Meni yazima Imana chiba. Haleluya. Wewe nimba bagutuka ugatukana tiwarangije gukira neza igisebe igihe ubwira abandi ngo warakijijwe tiwakize igisebe neza ngo kirangire niyo mbamvu bakuzaho nawe ukabazaho nawe kubera kimurangana ndarash. None kuratekereza ngo Stefano baramututse aratukana abamuteye amabuye arabango baragapfa
aho Yesu umunsi bamukubita inkoni yarashubije biramugamba ngo gira ubukristo burenze intambara ndibuti bwoko dukomere Imana amashyi cyane atarazinze tiwo babona bene abo imbarwa tuzamura Imana wako mu izina rya Yesu haleluya umwuka w'Imana agomba kukubwira icyo bita kwibaza nidushaye tuzabitindaho Imana kuba mu ruhande rwawe donc perhaps kwa Mungereza avuga peut-être zoba nkuko bitoba kandi tiyo mu ruhande rwawe ngo wenda uri cardinal tiyo nawo mu ruhande rwawe ngo ugogeze Buraya tiyo mu ruhande rwawe ngo ukomoka imurenge tiyo nawo mu ruhande rwawe ngo uri umuyumbi tiyo mu ruhande rwawe ngo wabyaye abana b'abahungu n'abakobwa tiyo mu ruhande rwawe ngo wenda nuko uhagarara abayumbe kwisi kuba mu ruhande rwawe ni kimwe titre ni kindi kuko si wowe uvuga ngo iri mu ruhande rwanje twebwe tureba imiterere yawe Bibiliya ivuga icyo azakora cyose kizamubera cyiza Imana ni mu ruhande rwe iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bahindura tuyeza zabaki Imana igumukisha mu izina rye abo nabi Imana ni mu ruhande rwabo naho abandi ni ugusiga igikombe kikakaye kurya cyane kandi baje kandi buzuye shakora iminsi 10 undi yavuga gutya rimwe abazimu bakagenda wakomeye Imana amashyi difference iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bahindura hano heza hamasoko ramutsa mugenzi wawe mubwira ngo nkwifurije kugira imbere you need to go up you need to go deepest you need to enter iriya kure mwibenga kubera iki niho Imana iri niho abera niho imbaraga ziba niho umwuka w'Imana akorera Yesu Imana shuwa haleluya iyo wagarukiye hafi ku nkombe uhabwa imbaraga zingana n'abazimu bo kwirukana bajanye n'amasengesho basenze usenga buke imbaraga nke usenga cyane imbaraga nishe usenga amasengesho y'iminsi 21 30 donc no kwango 3 semaines ukirukana abazimu uwasenza amasengesho y'umunsi umwe atokwirukana cyo ni hame ni ibintu bizwi sinje ubizi rubona biri mu byanditswe haleluya none tabigishwa ba Yesu ntibarabiwe tagiture babazaniye biranga baragisengeye kiragenda aho ntibarabigishwa ba Yesu aho Yesu yigeze asenga cyangwa yaravuze ijambo gusa rimwe aratigisa bigira gute kimuvamo bavuga barabango turatangaye uyu iwagira ibindi si ikindi naho yageze biramugana Imana igufashe ugira aho ugera bazavuga ibindi soma ijambo ry'Imana mu Baroma ni avaria ni magabenya ko numva nezerewe haleluya bene data nkuko bakomeje kuyegereza Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu ariko umushumba yavuze ijambo ryiza cyane ngo babwire n'abazungu baramutse nyine wamuganise akindi yewe Imana kuba mu ruhande rwawe kurabona akantu koza gusa umugore bakabanga Imana ni mu ruhande rwe nubwo kaba gatoya gutya gahonja yo kwirukana abagore b'ibibongi bangana gutya kandi badafite Imana muri bo nubwo bogira amafaranga bakagira ubucuruzi burenze muri hano muri umoja yo birukana nagahonja kangana gutya kuzuye Imana haleluya usitikiswe usife moyo uwema mimi ni Elohim Mungu wawe naye usife moyo sitakuacha Yesu ashimwe kamwe na data some igice 8 31 hanyuma tunjire mu mwanya wo gusoza ariko turabifuriza umugisha w'Imana haleluya ibi navuze sinje wabyanditse rubona ni ibintu byanditse genda usome mu Baheburayo haravuga ngo abagaragu be yabahinduye ibirimi by'umuriro abamarayika imiyaga nugira umwete wo kumvira Imana yawe nzagusumbisha amahanga yose yo kwisi ahandi muki proverbe mu migani haleluya umukiranutse ashiruka ubwoba nk'iki mushumba cy'intare nakubera mukuru wacu n'intare nubu aracyari mu mafungo Yesu niwe wantangaje komera Imana amashi kuko Yesu akari mu mafungo nubu aracyari mu mafungo yabwiye abigishwa ngo sinzongera kurya imitini gutya mukazongera kubona nije amafungo kuzogeza kandi sarije umwe mu bagabo b'abasenzi bakomeye bamwita Usi niwe wagiye kurarira ngo itorero kuzageza rizamutse nkaguriya ko abazuru neza yamya viyo yarari ngo aja kurarira babyita gukiva
ugasengera umusozi ukawufata imyuka y'abapfumu n'iy'abarozi ikirukana ukavaho ko ndumva neza. Haleluya. Pusi yamya viyari araza neza aja kurarira umwe mu bagabo basenzi bateye ubwoba amateka y'isi n'undi bita maharashi arirya ku misozi ya Zayimara ubona aho basenga n'abandi nguraje basenga iminsi ngahe ngo imibu yakuriye ngo tubukige mu masengero ngo imbeho yabaye yewe wowe intare gute intare sitinya imbeho itinyike yawe wowe utikomparinga ku basirikare baba bari ku misozi hejuru y'icya bakontrolinga bareba kandi bakubwira ngo umukristo ni nk'umusirikare. Basirikare ba Yesu muhagarare mushikamye mutazatsindwa n'umwanzi n'uburiganya bwa Satani. Ubunebwe turi maso ariko ubunebwe ari ukudatwaza bishobora kwica abantu amagana. Hari abantu basababishe ko abantu batagera kure, bamwe muri abo nabayoboye ibihugu abandi nabayoboye amatorero bo kwari babiri gutya botuma abantu bazagera kure. Gatubireke. Haleluya. None se umuntu avyara iki aricyo umupasiteri w'umusenzi avyara abanyamasengesho si ukuba avyara ku mubiri abavyara mwuka. Mose yavyaye Yoshua umusenzi nkawe, Eliya avyara Yisa umusenzi nkawe, umunyamasengesho avyara umunyamasengesho. Training mwaye mukora hagomba kuzovuka abandi bahungu bari munsi yanyu nkuko umushumba yabibabwiraga simwe gusa n'abandi baririye kandi mugomba gutangira kubareba mwuka. Haleluya. Abaririmbyi nimba wanga icyaha n'igisana hagomba kuzoboneka abandi baririmbyi muri hope bikorari yanyu bacanga nyuma y'imyaka 3 guca mukaza mwumva wamubwira ikintu guca ntakine kubera abamutoje niko bateye uwiyiriza vyarabiyiriza. None usenga kwa arananiye wa ngomberuka Kongo ugenda uryame. None se bayiriya bari Nairobi bavuye Kongo kawe nabo se bazoreka gusenga ngo waretse. N'umukozi umuhanga Yesu. Soma aya magambo ari mu gishamizina Yesu. Abaroma 8:31. Soma aya magambo hanyuma turangize. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde? Hagarara gatoya. Aba akabakiranutsi bateye ubwoba. Tibijanye n'ikibazo cy'ubukene, tibijanye n'ikibazo cy'uburozi, tibijanye n'ibibazo twe tuzi. Nubwo umuntu yo gufatiraho pisto ashobora kukurasa nta kurasengwa gufasha tibikunda kandi yayifashe gutya pisto gutya yifite yayizanye gutya akayigushira gutya kuri jotse vuga gatoya gira nkurasupfe ntupfe kandi mwicaranye. Abantu bo baderega ngo nimugende mu mwibi afite amafaranga afite amakofre for left nimugende mufata imbunde zirenga 5 muje kumwiba bakabura inzira kubera gusa kw'Imana iri kumwe nabo kandi baje kandi bahageze. Subira muri iri jambo gatoya fata Bibiliya yawe. Haleluya. Nuzoza gusenga uzwe nkuko umushumba yatubwiraga uzumenya icyakuzanye ariko cyane uza wifuza gusohoka amateraniro wakozwe. Amen. Nabonye umugore w'umunyakenya arira umugabo wahaye abwiriza ararira arahogora namuza kwa nini unalia sana arambwira ngo iyo utarize bahe babwiriza womenya guti cyaha wakoze womenya kwirefera ko wigeze gucumira igihe kimwe ku runaka none kurarira umutware wawe wahaye abwiriza ati su wanje uriyaga jambo hagati ngo wongere kubaza undi muvuga butumwa yarave hano muri Kenya ageze mu Rwanda tingaye twibwirega nitwa Rubona kuko navuga Rubona amazina yanje bose mfite madamu n'abana batanu atize kudahaye wivuga nkuko abandi bamenyereye baba nitwa kanaka ndashatse mfite abana batatu babana bane arababwira ngo mutanitambuwa kwa neno na ibyo bindi ni historique tacu muzamumime soma ijambo ry'Imana. N'Abaroma 8:31. Haleluya Yesu. Ngizo inkikezi Yeriko kubakunda Imana ngizo ziraridutse ngizi inkike ngizo inkikezi Yeriko. Haleluya. Ngizo ziraridutse ndonga zawa endonga ze Yeriko. Amina zawa timwishinge garubona kuririmba batumishi bagume badufasha kadukomere Imana mashi cyane kubaririza. None
oya ntambunde barashe nta bomba barashe inkike ziyeriko turi kumwe zogwa gute kumwe n'Imana nimba Imana iri kumwe nawe Yesu Imana cyubero haleluya buri kibazo gihinduka ubusa ni gute umuntu yofata ukuboko gutya agafata ingoni akarambura hejuru y'inyanja gutya hari icyo baza bita les océans kabicyo bita les mers kabicyo bita les lacs les rivières ukamanuka ni gute worambura ukuboko gutya hejuru ya Tanganyika gutya ikamicikamo uretse ku Imana iri kumwe nawe Mose yabwiye Imana ngo nutajana natwe reka tuzopfirimo rero ikibazo abakristo benshi bagira ndagiye Amerika tuzajana cyangwa tuzajana banza umbwire nimba tutari kumwe reka banza umfashe ngira ubusabane tubane nzobone kumenya nimba zaje Buraya n'ahandi sashimwe cyane kubera iki abantu bakorana n'Imana bazabagenda bumvijwe icyo Imana ihayivuga aliye nasikio asikie neno hili roho ayambia makanisa soma ijambo ry'Imana soma subira muri ijambo tuvuga iki zoba nkuko bitoba njewe rubona novuga ngo Imana iri kumwe nani kandi tutari kumwe kuba nabivuze gusa mu gutyoza tivizotuma Imana nani oya Mose ni Yosef ngo yari kwa kubita gutya muka Potifari na Potifari yakora ku kintu kikabona umugisha ngo bama bamenya neza ko Yosef Imana iri kumwe nabo biramugaza ngo kwifurije ayo mahirwe bango muramutsa gatoya nimba ntabibazo ariko usanga ngana abantu bafitanye ibibazo mu materaniro ngizo inkike z'ibibazo tuve kuri Yeriko ngizo ziraridutse ngizi inkike z'intambara ngizo inkike z'ibibazo amina ngizo dukomere Imana amashi kugabanya amasengero soma none ubwo bimeze bityo tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde ufite indi Bibiliya wenda Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa ntagatifu reka twumve mwene data bakusoma aduyi wetu ni nani nuko ijambo ry'Imana ryavuze gute ariko tekereza urahagaze gutya abantu badereza abantu ngo tube kwibakana witwa gutarya mutumisha uko ufite inzu nini hano yikitabashwa umuturirwa ngo reka tuye kumwiba kuko Imana iri kumwe nawe bakabura inzira kandi ari kumanywa aho baza nijoro bakaza babona n'urukuta kandi ntarwari ruhari imbere abandi basanzwe bakinjira ibo baza baje amaso agahuma oya Elisa yari kumwe n'Imana cyangwa yari kumwe n'Imana abari abasirikare baje kumufata haleluya Gehazi wari ufite ngitege nke tiyavuze ngo turashize turapfuye aho Elisa ari ijambo yavuze kandi nta mbunda afite yaravuze ngo humura ngo reka Imana iguhezeshe amaso yawe ngo umenye none bakurikiye umugabo w'Imana cyangwa ndi bamukurikiye kandi ari abasirikare muri system isanzwe bikunze kubaho wakomeye Imana amashitarayidini oya Elisa ntigeze aproklama ngo Imana iri kumwe nanje ibimenyetso byerekana ko hari abaje kumwica byatestimonize ko uyu mugabo atopfa Yesashi haleluya Yesu haleluya tuzamuna Imana wako basomye amen haleluya tuzamuna Imana wako nabari inyuma muri aho sashimwe cyane bene Imana kwagure Imana igwishurira amabanga y'ibwami ni Paulo wanditse aya magambo ariko yabanje guhera ku ijambo ryitwa guhabwa ishusho yo mu ijuru gatubireke soma haravuze ngo none ibyo twabivugaho iki ni Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa ntagatifu Bibiliya ijambo ry'Imana nurangiza urasoma ntagatifu twumve nayo giza none se ibyo twabivugaho iki ubwo Imana itwemera ninde uzaturwanya Niniva wakomeye Imana masta ariko no ibi byo rivuze ibindi nimba Imana ibemera mwebwe abasenga aho ninde uzabarwanya nubwo yaza yitwaje UN iri ya yo hanze iri ifite icyicaro muri amen abe nubwo umuntu yokoresha imbaraga ziteye gute umwuka w'Imana gusa nimba kurimo birahagije soma Bibiliya ntagatifu hanyuma haravuze ngo ibi twabyongeraho iki niba Imana niba Imana turi kumwe ntagatifu yego haravuze ngo ibi twabyongeraho iki niba Imana turi kumwe ninde waduhangara ese mwumvise aya magambo guhangara umuntu niki ninko kuvogera gakaza agutinyuka kaza kugira ngo ntiyopfa gukorwaho si cyane ntivzokunda ariko gacane condition Imana kubiri kumwe nawe Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze kubongera imbaraga. Amen.